nabona waragere mu bakungu. Are you sure man? Abakungu mwana mwanya wanjye dore bano bantu nta kintu kibaho Kandi ubwo bataguhemba mwana banakugaburira. Mwana nta byabo mwana. Bamurikirenge kugutama n'agacupa mwana n'ubundi n'agacara n'ikazi uzanyibuka. Ntabwo byakomera mwagasanga nubwo nerwaga nicaye hano ugasanga barananyirukanye mwana. Ntabwo bakwira wagize turatinda. Nta mayoga makomeye ugiye kunywa n'uturinganiye ukagaruka kongera. Ntacyo noneho kanze niyibe ntaruke turebe ukuntu nakuramo umusoro. Utamuze cyane nawe uzagira uzamenya ibyari byo umwanya wanjye Ndabona inzoga ziri kugenda zishira. Ntakongera gupopa inzoga nini habe ni ukuvuga ngo nimba umuntu afashe byeri nakwishyura icyatanu, nimba umuntu afashe primus nakwishyura icyabiri. Kuvuga ngo inzoga nimba ari icyabiri ni icyabiri, nimba ari ikijana ni ikijana. Ese uzi agaciro kayo uyicuruza icyatanu bibiri. Inzoga n'amafaranga yayo nta deni, udafite amafaranga anywa amazi wabo. Niko bimeze. Inzoga n'amafaranga, inzoga nimba ari icyatanu ni icyatanu, nimba ari bibiri ni bibiri. Sinzumve ngo hari umuntu wazanye igihumbi anywa inzoga y'icyatanu. Nzoga y'icyatanu cyangwa iya bibiri, buri nzoga n'amafaranga yayo nta n'umuntu ukwiye gusigaramisha. Wo kujya kurangura nanjye nta deni nsigara mereka, nta deni nsigaramo. Inzoga n'amafaranga yayo ahubwo akazi ku kazi umutunge ataza kukubwira ngo abuze n'ijana nawe yaguhe yose. Kwicara mu ntebe z'inuza shaza bakumva. Mwana mwanya wanjye narigize ngo tugiye kwicara nta hano ariko ntacyo gutwara. Tubaye iki? Nane zoroheje sha. Mutesi umukobwa se kandi agiye. Sheri Karameli. Bimuhereza abakiriya. Urabona umwanya bamaze hano bicara. Umukobwa wagiye mu masaha y'akazi yaba yagiye. Barafata iki? N'izi ngizi zitaboroheje, n'izi ngizi bashiriza imbonyi ari babiri. Bahereze biciki. Mabuja ni wa musaza Ewa mutse hararugo. Nta kibazo aratuye abyo ko mfata tunganye. Aya naga byo turabimenye. Bamwizera kumana. Pondura sha, pondura. Sinakubwiye ushobora kunywa tukanywa. Ariko muri mu mwanya wanjye ndakwemeraga. Semba naga bagire barambawe. Cyane. Urabona naburabipangu ndakwiye kukuntu darupamo. Mere kukuntu tubangu. Ariko urumva sha. Inzoga ziranaryoshe shaho. Akubaga wariye. Uraza mu kabari wabasiye. Kurya. Mugukuramo wa muntu wanjye. Kwegura tubaka ibiryo cyangwa ntazamukuye. Yakukura mwegereza abakungu. Kwegureza abakungu bashobora kugura. Ariko bana bakire baza ntakwerekana bari barabo mu bipangu baragenda. Nigo mwanya wanjye. Rero madamu ufata umukobwa nk'uriya tutazi ukamushyira mu kabari.
izi nzoga hari igihe umutererana wajya kubona ukabona abasore baraje baramuterese barazinyweye ukabona turahombye ukabona uyu mutungo ni uwanjye nawe tugomba kumusigasira tukawurinda niyo twashyiramo gukora reka mva wanjye nanjye ndabyumva ariko akazi muri kenshi ko mu rugo n'umwana ahubwo uyu mukobwa niba aba yagiye agasiga akazi konyine niba hagize uwo zitwara yavuga ko yagiye maze mubarananiranye niyo mpamvu tugomba kumuba hafi waba udahari nkaba mpari agakora tureba amafaranga nayo amadeni ajemo usange avutse ibibazo tubikurikirana ariko nawe dutakambye nzajya ntaka ariko nta handi nanywera icupa se nzajya ndinywera ikomba kuri munsi narabukanira icyapa ese ubundi nzajyagira mbonye ziza kunywera hano ziracyahari ndabona bahari ariko usagakira babiri barasabatindi kuko aragashinga cyangwa kubakoresha nshaka ko bankorera kamare cyangwa banzanira kambarebe nta kibazo agenda ubarenda ubona mukicaye kambarebe wakira abandi mbona abana Komera bose. Mukomere cyane. Komera none se mukomere cyane. Ni mumurare ukora se? Ni ukuvuga ngo urumva akantu nshaka ko mumfasha dusohotse hano nshaka ko wenda abona ufite n'imbaraga hari umuntu wanyibye kandi afitiye amafaranga urumva amafaranga nshaka ko tumufata ndababwira ko afitiye amafaranga nshaka ko tumufata nitumara kumufata mwese ubundi wowe si umuzi ni ibihemu nshaka ko tumufata noneho cyane ndi kujyana namuretse nubwo yatashye yambaye gusa nshaka ko tumufata tukamuvunagura kuburyo azajya no mu bitaro wowe rero we nakubonye nshaka ko umufata ukamuvuna ku buryo azasumbaga cyangwa akagare ku buryo umuvuna ku buryo azagenda mu mbago cyangwa akagare kuko buriya nawe ahubwo se mubwiye none ayo mafaranga ni nk'amafaranga angahe muri babiri njyewe gasirimu sindabapfobya ku gikorwa nk'icyo mugiye gukora nubwo nanjye nzaba mpari nzabafasha nabakora umuntu ibihumbi ibihumbi 20 cyangwa bagataruka abandi abo murera ku kwezi none ubereka bishane bazo so hari amafaranga wasigaye n'uturuka kuri urumva umare muri cyaro nanjye ndabyibutse ko byagenze noneho reka kweza tutakwifishwa n'icyawe reka nze mbere urura rurinda mbagana tugiye kunywa n'abarangira bibangarega n'ushaka kuzabagakira ugiye ko ibyo byabo ubufaranga bwabo babwakije kare naturutse iyo hirya mu byaro iyo hirya nanjye ni barabikora
Natiri munini wa kwizera. Hebu tafanya kuzobasha. Hebu kutemla changu. Yokonda na Mungu ngutira. Akubundi niuza ko akitema kurushindu. Mwebwe mu minzoga. Tugende tumufate. Ibindi nzabyikurikiranira. Ntabyirengera ibindi byose. Ubundi aragukinisha nta kabagitira muri cyangwa cyo bane kurasubira muri bya bipangu ahora subira kuri mu by'amakuru ubicuko iwarekoreraga meza gahe ameza tondere ahora ngiye kuri korera mu minota mike muhite mugafata ahubwo mugire vuba tugira vuba tujye kugafata